bimwe mu byo tugiye kugarukaho muri kiganiro turabarebera hamwe ese Rayon Sport hagati na Yanga ibiganiro bigeze ko bari kuganira isaha ku yindi umunota ku wundi barimo baganira ngo barebe ko bazakina match ya gishuti mu kwezi hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri. Tugiye kureba ese Rayon Sport kabisa irashaka abakinyi bangahe nibihe impamvu bashaka ese Rayon Sport kimeze neza cyane iyi nihe impamvu iri gushaka abandi bakinyi bagera kuri batatu kabisa. Ndakubwira amazina byibuze nk'abiri Rayon Sport irimo irashaka ndaza kukubwira uko byifashe muri Rayon Sport amakuru atandukanye hano turafite kabisa n'ibiganiro nk'uko ndi kubabwira yo na Yanga kabisa. Rayon Sport ndababwira n'impamvu iri gushaka uyu mukino kabisa. Imizuma hano amakuru aba hari menshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe ngo bimeze bite n'ibisanzwe abantu tumenyeranye kabisa. Murabizi ko gose ari ukureba video kayirangiza ubundi ugasobanukirwa ukamenya uko situation ziba zihagaze. Nimukajye ukuramo video mutarayirangiza ngo menye uko ibintu bihagaze. Batarakanda subscribe namwe uyu ni umwanya mwiza cyane wo kuba mwabasha gukanda subscribe mugakora ku nzogera ubundi tukigendera neza. Reka dufate amasegonda 9 kabisa twikandire subscribe ubundi tugaruke twinjira muri enjoyment kabisa twimanukira neza cyane. Nisere ko kabisa mwangije gukanda subscribe kabisa katwimenyarukire muri aya makuru turebera hamwe ngo bimeze bite n'iminota itaradushirana kabisa. Ndajya mbabwire ngo Rayon Sport irimo irashaka umukino wa gishuti na Yanga kabisa. Nk'ibisanzwe Rayon Sport irashaka kuguma mu buryo w'amafaranga kabisa, ashaka yareba uko yahemba amezi abiri ari imbere kabisa, ikaba yabona imishahara y'abakinyi ariko binyuze mu buryo bwo kwinjiza abafana ku stade. Ni muri urwo rwego Rayon Sport irimo irapushinga isaba Yanga ko yaza kabisa. Rayon Sport rwose irimo irapushinga isaba Yanga ko mu kwezi hagati y'ukwa mbere n'ukwa kabiri muri window ya FIFA amakipe ari gukina amakipe y'ubuga arimo akina. Rayon Sport irashaka gufata mu mwanya gato cyangwa se Yanga niboneka gato muri phase muri retour muri uku kwezi kwa mbere muri phase retour nako hagati hano muri iki kiruhuko. Ndajya mbabwire ngo bashobora kuba batera uyu mukino. Yanga Rayon Sport irimo bari mu biganiro birakomeye cyane, ibiganiro kabisa ntago biracamo neza. Yanga kabisa irimo iramenyesha bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport ko bagiye kureba ko babonamo umwanya muto cyane nibamara gukina imikino ya CAF Champions League kabisa. Nyafurika ngo bagomba kureba ko babona umwanya ngo ni bawubona kabisa, bishobora kuba byakunda. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko Rayon Sport kabisa ng'impamvu kabisa ishaka kumanura iyi Yanga iragira ngo abafana ngo ba Rayon Sport kabisa ngo barebe ko stade kabisa bayuzuza bo ubwabo ku giti cyabo muri stade Amahoro. Ngo APR FC yagiye yitwaza ko nayo ngo ari imwe ngo yagize nka kimwe cya kabiri cya stade ngo Rayon Sport nizigambe ko yuje stade. Rayon Sport muri urwo rugero irafata equipe ya Yanga imanure hano i Rwanda, abaze bagiye muri stade Amahoro kabisa abagiye kureba ko babona ibyo ayo mafaranga kabisa abafana Rayon Sport. Ubwo icyo wamenya nuko Rayon Sport irimo irapushinga areba ko yabona ikipe ya Yanga bundi match igakubitwa kabisa hariya mu Mahoro. Kubigendanye na transfer ari umuntu wambarije amakuru ndagira ngo ubwire ngo Rayon Sport ishaka abakinyi batatu hagati ya batatu na babiri gutyo hagati ya batatu na babiri ariko hari umukinyi wagiye hanze kabisa ku munsi w'ejo kabisa. Rayon Sport irimo iraganiza w'umunyazambiya Enoch aliya umusore w'umunyazambiya kabisa wakinaga mu Misiri kabisa. Uyu musore kabisa ngo Rayon Sport ari mu biganiro ntibiranoga neza ariko Rayon Sport aracyareba uko byifashe kabisa, iracyabazanye conscience ibintu bihagaze ngo ariko uyu mukinyi bashobora kuba bamuzana muri Rayon Sport. Undi mukinyi ushobora kuza uri gupushinga kuza ni umusore Ojera Joachim. Uyu musore w'umuwinga kabisa mwaramukunze cyane muri benshi cyane. Uyu musore nawe gose arimo muri equipe arimo nababwiye ko gose arashaka kwisohokamo ku bina bwiza. Ojera kabisa hariya mu gihugu cya Misiri yavuze ko atishimiye gukina icyiciro cya kabiri kuko equipe arimo iri mu cyiciro cya kabiri. Ojera rero ni muri uwo murongo arimo arashaka ko bamuhari leta muri uku kwezi kwa mbere akaba yaza gusinyira Rayon Sport. Ikaba
akazamo icyo bita hariya mu bawinga akazamo icyo bita gukombata kabisa, bakaza uwatsindiye umwanya akaba ari we winjira mu kibuga kabisa. Rayon Sport iracyaganira na Maripangu kabisa, cyaganira na Maripangu Theodore Wanenje kabisa. Uyu musore bacyaganira ariko ashobora kwinjira muri Rayon Sport kabisa, nabyo birahari rwose. Uyu musore Rayon Sport nimero gato amakuru ye narajya hanze neza, ariko hari uwo nigeze kugwaho isi yashize w'umunyakameruni witwa Christian kabisa, uyu nigeze kumugwaho, ariko inkuru nago Rayon Sport nago yabigiyemo. Ni inkuru naguyeho umunyasenegali kabisa wa Christian Maya, nako ni umunyakameruni, nibeshyeho gato mumbabarire. Ndagira mbabwire ngo Rayon Sport ishaka aba bakinye kuri izi mpamvu. Rayon Sport iravuga dufite equipe imeze neza, ariko dukeneye competition hagati mu ngo barashaka nimero 9 ukomeye cyane uza gupressing Faringanye nawe akabona ko ibintu bitoroshye, akaba yakongera izindi imbaraga mu buryo bw'imikinire. Akaba winga ngize barebe ko habamo competition mu ba Rayon Sport babiri.